twongeye kubasuhuza mwese mukunda ikiganiro ishya amakuru les cheveux s'envolent. Buryo Christelle ari kwipozisiona ndi kubona ari baba actrice ba soap opera za kera habaga kenshi wasangaga nka za Dynasty harimo abazungu benshi ubundi ukajya kubona ukabona hakubiswemo nka Madame Devereux umwirabura yabaga ari the classiest the richest muri wa mujyi w'abazungu gusa niwe ufite mention ikaze ubundi akambara amaprint nk'aya ngaya akicara ukamubwira ngo tu as besoin de quelque chose akahita akubwira ngo ntago ari njye waba ukeneye kurusha uko njyewe nkeneye ikintu na kimwe giturutse iwawe ariko cyukiza ko umutipe yari kubashira hariya Tipe ntabwo abakobwa bari kumucika kabisa. ntabwo bari kumucika. Bite se Michel? How are you? Nandi kureba green on green. Green ya pomme. Ya pomme avec green Ya militaire. Non. Military ijya kuba nka gutya nyine. Iyi ngiyi ni nka vert grass. Turquoise ni iyihe hari? Turquoise ni riri ku nzara za Turquoise. Oya, turquoise aho ijya kumera nk'iki cyane. ni turquoise. Ahisa bite? Ça va. Umeze neza. Meze bon. Agakupa. Ngo mutahe. Christelle Iyo uza kuba umutipe nyine. wasanga ari kuba ndi fake bya hatari ahubwo umuntu burantinya ni Michel. Cyakaza Michel Have you ever done this with this woman? Iyo Michel yaza kuza kuba umutipe. Tutangira kuvuga ngo what are we? abakobwa bari kujya bamubwira ngo watawi Michel akahita kureba n'amaso meza cyane ngo I don't know. Akahita We are the world. Michel ari kumubwira ngo what are we akakubwira ngo we are the world. We are the children. Cyangwa we are here. We are here. We are just here. Ariko nta kantu ka mbere bambwiye abahungu banga iyo muri mu bihe byiza umeze neza muri kuganira mwaryohewe ngo ubundi ukahita uzamura akantu kavuga ngo watawi. Ugiye kubishya ariko ugiye kubishya gutuma umuntu ajya gutekereza kuri kwimana watawi. Ikintu kijya kinsetsa umutipe ubaza ngo watawi biramwanoyinga umukobwa utabimubaza amwiruka inyuma kugira ngo amubwire ngo can I tell you what we are. Niko bimeze. Nugera ku rwego ugomba kubwira umuhungu ngo watawi menya kuri kwihoma muratondagura inshinga. Oya wasanga wenda umuntu akirwaye imyopia. Ariko ni ubwo iyo utangiye kubaza ngo watawi nuko uba wihuta. Wagakwiye ko wifatira indi bisi. Oya ushobora no kuba utihuta ahubwo hari ibyo wemeye wagera hagati ukavuga ariko aya mayira ndi kunyuramo. I know. Turi kuvuga mu bintu byemewe cyangwa bitemewe ngahita nuka ko tengayo iba yarabyemeye kanabikora. Ntabwo ujye kubaza ngo turinde ngo watawi. Ntabwo ujye kubaza ngo nge nawe turinde. Arakubwira ati twe nge nawe turi kumwe. Watse facture y'ibintu. Wayanditse. Nimba wakiriye. Sibyo dore imodoka yawe ngiye. Dore ikibanza cyawe. Dore ikibanza kugira ngo uracyari mu rugendo. Ntabwo uri kwihoma. Niyo ugomba kugura tike nyinshi. Kugura tike nyinshi niko biguha amahirwe yo gutsindira. Ako dukeneye nanone gutsinda kugira batavuga ko twihoma natwe. Oya twe turakina. Uzi ikintu nabonye tenga niho hantu honyine nabonye everyone wins. Nta muntu n'umwe ukoresha tenga utabona nta muntu n'umwe usigara. Ushobora kutabona ikibanza ukabona inoti y'ibihumbi 3 saa yose. Abantu batwandikiye muri comments usanga ashaka dukurikirwa n'abakire ngo nabonye 30 ngo nabonye 116. Ariko uyu nguyu ntabwo abaza ntabwo ajya bazatenga ngo watawe. Atavuga ati njye nawe turaziranye. He knows. Mumeze gute? Abadukurikiye namwe murahari. Abantu awitugeza. Umva abantu mwese twababwiye twanabashimiye. Umva tubabona no ku ma social media yose n'abashaka gukorana natwe amarembo. Twebwe ni muzi.
tuzababwira ati muri abakiriya hari abantu batajya bumva bambi iyo barimo babara social media influencers batabarishya we influencers so nubabara kugira campaign n'aba influencers we often badufata nka TV show cyane ntibumve ko TV show yacu influencing voilà so we are influencers as well Yeah. if you are counting social media influencers akenshi ntabwo bakunda Bring it on. badufata muri ntuza ya press nyine mu bisanzwe muri rusange ariko ntibadufate muri social media people so we are on social media n'ibiganiro byacu binyura kuri social media so nutekereza gukorana n'abantu campaign ziri kuri social media we here cyane ko mutasetse akantu ukuntu ndi kuvuga social media ibyo ngiye social media ntago maze na champagne ntago ndabira champagne ntago yibonye ntago wabonye ka kantu abana bari b'Ubugande nyine kwa ndo batipe bafata akasaba abana basome noneho yanditse champagne no abana barazaga kana na trendize cyane noneho abana bakaza gasoma kariba chimpugugu champagne so rero champagne ntabwo nakabonye unfortunately umenya narashaje ari karyoshye waraseka gukenda gupfa buryo umwana asoma yasomaga ijambo champagne undi akaza chimpugugu naje gusanga umutwe wanjye uri muri aramsamsam nta kindi ntago ndagaruka muri trend so niyo mpamvu turi kubwira abantu bishya rero turahari turagaruka mu kanya na hot ni hot reka manze nimeneho amazi nta mu kanya navuze ni hot uyu munsi tugiye kubaza sasa harimo ibibazo byinshi muraza kugenda ntabwo ari mwaratubajije ni ibibazo twibaza tujye twakira za mwaratubajije umukobwa agatangira akavuga ngo mfite imyaka 22 ndi umugore mfite abana 2 mfite imyaka 21 narashatse mu kwezi kwa kangahe imeze gutya mfite buri gihe duze tumusubiza uri muto cyo kintu tubanza kubaza ariko nanone nkibaza ababyeyi bacu ko bashatse bafite iyo myaka bakaba barashatse urwo rugo rugakomera bakatubyara bakaturera abanyabukuru bacu bakaba barashatse bafite za 16 n'irindwi niryo tuvuga ko umukobwa ubundi ashatse ari mutoya ese bishingirwa ku kibundi wala ndagira ngo maze mbabazi rwose ajya nambwira cyuzuzo kuri we wumva ko imyaka umukobwa yagombye gushakira ari ingana dukuyemo yuko yabonye umukunzi sibyo se za requirements zose dusaba ugomba kwimahya ariko wabonye umuntu mukundana muhuje we wumva ko imyaka umukobwa yakubwira ngo ngiye kwimahya yaba afite ntumve ubaye shoke ari 25 kuzamura 25 kuzamura ubishoboye wanasunika ho gatoya buriya ababyeyi bacu bashatse abenshi bari muri 18 21 wanjye yashatse afite 25 utarashatse yabyaye utarashatse yabyaye icyo gihe ntabwo bari benshi cyane ariko nabo ababyeyi babo bashakaga bafite 11 ni ukuvuga ngo hari igihe mu Rwanda babariraga umuntu akijya mu mihango bati wabaye umugore niko sosiyete nyinshi zabaraga n'ubu hari zikibara gutyo bakaba bakudometse umugabo w'imyaka 30 cyangwa se umwana mungana mu karera ariko uyu munsi kuri ngewe burya munsi ya 25 ubishaka bishikore ariko ntabwo byakagombye kuba a must kubera yuko uko umuntu yarerwaga mu myaka 40-50 ishize yarererwaga urugo uyu munsi urererwa byinshi harimo no kwimenya no kwitunga no kugirira akamaro sosiyete umumaro wawe ufitiye sosiyete ntabwo ari ukubyara abana gusa no kuba umugore harimo no kuba utazaba umutwaro kuri sosiyete hari no kuba hari ibyo ushobora kumara mu kazi muri entrepreneuria cyangwa se ukaba wagira wakora akazi runaka ugakorera abantu ukagira icyo ubagezaho kuba rero natwe turi muri monde y'akazi turi muri monde iri productive kurushaho irenze ibyo mu rugo kuko no mu rugo nta kazi gakomeye ntekereza ko hari imyaka nawe ubwawe ukishakisha ukizubaye kuko mbere bakurereraga bakakubrumingira urugo ubwo ni ukuvuga ngo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere wakuraga uri kwitoza urugo ugakubura imbuga kugeza igihe umenye kwinoza neza ukaba wakoza isafuriya ku buryo umuntu yageraga imyaka 15 azi guteka nk'umuntu catering niyo mpamvu aba caterers uyu munsi bahari mbere nta bari bahari mbere sitwe twatekaga se Christelle akatubwira ubundi twese tukajya mu gikari abana bacu bari muri 12 kuri iyi myaka dufite
15 babaga barayigezemo deja ku muntu ufite imyaka 35, ubundi warangiza ubwo namwe mukaba muri mu gikari n'ibitenge mugapiga ibiryo kandi ibiryo bikaryoha kuko mufite uburambe bw'imyaka irenga 20. Ariko uyu munsi bagutoza skills z'ubuzima ariko hakazamo no kwiyubaka no kuba umuntu nyine uri productive muri societe birenze urugo rwawe. Kugira ngo ubashe kuba productive rero ni etape ugenda unyuramo, noneho bikanaguha uburenganzira bwo kuba umwana mu myaka yabyo. Ntekereza ko banakuraga imburagihe ugereranyije uyu munsi rero ugira ya opportunity yo kuexplora, ukitwara nk'umuntu w'imyaka 21, w'imyaka 22 n'itatu, wenda niba koko wumva uri tayari ukaba watangira gutekereza. Niyo mpamvu buri gihe tubashoka iyo umuntu avuze ngo 21 ngo ndi ku kiriri ukavuga uti gute kabati none afite 20 ubwo yababyaye ryari ubwo nawe utekereza ufite 20 isi wari urimo wari uzubaye kurusha abantu bose baba je n'umutipe wambwira ngo twimare nahitaga ncaho hari umuntu wabimbwiye mpita mpunga igihugu ndamubwira nti gute ngiye umbwira ngo twimariye nta nubwo ndakorera amafaranga ngo wapfa ubusa nyaririre. Urabona hari amafaranga twibuka ukavuga utarikorera amafaranga nayapfushije ubusa. Mu gihe nari ntaragera kuri iyo etape yagira ngo ngere mu rugo ndire ko yambujije kwigurira urukweto you know. Ngiye kubaza Michel hari ukuntu Cyuzuzo aravuze ati ugomba kuba nibura 25 n'inga, ariko nanone nkibaza banyagukuru bacu bashatse bafite za 17 18 ni ukuvuga ko igihe cyabo babaga bari macho kuturusha cyangwa bari bafite ubushobozi kuturusha. Wibuke ko nubwo bashakaga icyo gihe bagumaga bari protege na famille zabo, ntago bamushyikiraga muri urwo rugo rushyashya ngo batererere aho ngaho, bamugumaga hafi bakamumwereka donc des étapes umunsi ku wundi z'urugo rukizamuka rugikura, uko bikurikirana ibyo ukora ku mugabo. Umugabo nawe akagira abagabo bamugarura wenda dans le droit chemin niba atangiye gutana. Habagaho societe yari yubatse mu buryo umuryango mushyashya utaba wonyine, ukaguma muri iyo cercle yo kuvuga ngo babana twashingiye babayeho bati babanye bati bimeze bite. Ariko uyu munsi mariage umwana turi kuvuga umwana kuko ni umwana somehow, umukobwa w'imyaka 21 n'umusore w'imyaka 24 n'itatu bangana, usanga iyo bagiye kwimaria dusa nkaho tubaterera tubaheruka dutwikurura bikaba ibyo ngibyo. Ejo kumva amakimbirane yatangiye ukatangira kuvuga ngo urugo rwabananiye, ariko nuko hatabaye na accompagnement ngo tubigishe ese iyo mu kibana ni ibiki uzabona wenda ugomba kwiga kwihanganira, ni ibiki atari byayo nitumva muri bridal shower abagore bamaze babandi baba baramaze kuba desespere byararangiye bati uramenya umugabo n'umwana wundi. Apana bo ngenda vuga babandi bavuga ngo ese ko mwashwanye mwapfuye iki, twicare tubunge tubaganirize like gahoro gahoro, umwana akabona ko atari muri mariage wenyine na wa wundi bashakanye, ahubwo arimo kubera ko ari ikintu kiri social cya famille. Sanga rero uyu munsi naho ngaho byapfiriye. Impamvu abanyogokuru bacu barurambagamo, yego nyine hazagamo na cya kintu cyo gutinya gutandukana ngo yahukanye yageze gute, ariko hazagamo na kakano ko kubasigasira somehow, cyane cyane izo ngo nshyashya zigitangira. Hari ikintu Cyuzuzo ya nenge kuvuga kuko ndabizi neza yuko ahise wakuranye na nyogukuru wawe mukajya munaganira. Sinzi niba mwarabiganira ngo akubwire ngo we ashaka byari bimeze gute, kubera yuko nige tuvugira abantu ba kera nkaho byari byiza nkaho byari byiza cyane. Wenda ntekeza niba waragize kugana na nyogukuru wawe we yakubwiye ko icyo gihe ashaka yabishakaga cyangwa yarabyutse abona ari mu ngobyi yagiye, ese yagezeyo yabyara umwana wa mbere akabasha kumuterura cyangwa araragarira. Nari ngiye reka mpahere mvuga ku cyo Cyuzuzo yari yavuze. Wasangaga kera iyo umukobwa yashakaga nta kindi babaga bamwe-expectingaho uretse kuba azabyara abantu. Expectation kuri ubu ziratandukanye. Ori baby machine. Nuko ngo ikindi basangaga ubutaka burahari, amatungo arahari, ibintu birahari. Nta kintu nta mvune yabaga ihari. Umugabo nawe wasangaga asakora iki, yabaga ibyo akora nyine wenda nibijya kuzana ibindi bintu byiyongera mu rugo nyuma yo guhinga, nyuma yo kuba bafite inka, akajya gushaka wenda ibirenzeho byo kugira ngo bagire ubuzima bwiza rube urugo rwiza. Ariko bazaga basanga ibintu bisa nkaho byikoze nyine, nko sometimes banaturanye hafi ya bose. Kuko nk'iyo uri kureba nk'iwacu kwa mama wanjye baraturanye, sometimes niyo uri kureba akenshi usanga ibintu byabo byose n'ubuzima bwabo bujya kuba bumwe kabisa. So nyogokuru rero yatubwiye ko yashatse afite imyaka 15. Ku myaka 15
ntabyo yashakaga yari n'umukobwa w'ingare rwose utabishaka kumutera noneho bamubwira ko bamukoye nuko icyo gihe yatubwiye ko bazaga hariya kuri Sainte Famille nyine kugira ngo basezerane imbere y'Imana n'iki bakajya no mu urukiko ntabwo nzi aho rwaberaga ubwo hari kuko ngira ngo nyogokuru buriya yashatse ryarira si kuko ngira ngo basanga ari urukiko rwa Kigali we kuko yavutse muri 31 ubwo gira imyaka 15 ubwo yashatse nyuma y'imyaka 15 muri 46 gutyo so ubwo arangije ahageze nta nubwo yarazi umugabo we ntiyabishakaga nyine iwabo babimutegetse arabizi ko agomba kubikora n'ikindi umukobwa yabaga abizi ko nta kindi gitegereje ntuzajya mu ishuri ntuzagira ute kuri ba nyogokuru ikiriho nuko wanyu bakurera neza ukazaba umugore mwiza so ngo ageze ngaraza ngageze kuri Sainte Famille nyumva bari bamwambikaga umushanana w'umweru yari akiwufite umushanana yashyingiranwe noneho w'umweru cyane kabengerana kameze nka supanete ariko akabamo kakasuru jipe k'indani n'agapira k'utudantere nyine kagira ahangaha noneho nyine baba bamwambitse n'ibiki byose hagaze Sainte Famille urumva amatsiko ya mbere ngo yari afite no kumenya umugabo we ninde urumva umukobwa mwiza muremure w'inzobe w'ikirori ati umuntu banshyingiye ninde nicyo kintu yari afite bagiye kubona ngabura bamuhaye akagabo kagufi ngiyo niyo disappointment ya mbere yagize akimubona aravuga ati aka kantu mana yanjye none ngo kamuhagarare iruhande ngakumva ashaka no kugakoraho ariko nyine barasezerana kuko ababyeyi bagize inkwano ahubwo ikintu ntekereza ko cyamubereye cyiza n'abantu yasanze ahantu yarashatse bari abantu beza ari abana beza sogokuru araza mubera umwana mwiza so bakomeza gutyo mu buzima ntabwo nyine byavuga ko byari byiza cyane byose kuko bari bakiri batoya bashwana bagira ute none ngo sogokuru yagiraga amahane akamutuka undi akahita avuga ngo ngenda nitaye ngo ubwo akahita agenda akajya nko kwa mushikiwe akaguma aho ngaho ngo yakongera gutuza akaza akamusaba imbabazi akongera agasubira mu rugo so gutyo so rero bivuga ngo yari babaga bafite ya entourage sometimes kuri ubu ngubu idahari ababyeyi baragushyingira bakababiberera i Rubavu bakaza bakakujugunya i Kigali bakigendera baba bategere mama uramuhamagara ngo wajye unamubwira ati ma ko bitameze neza atari ko warubatse cyangwa ati twese niko bigenda ninde wakubwiye nibwo atangira kukubwira ninde wakubwiye se ko ngera papa wawe ibintu byose byabaga bishashagirana n'ibiki byose nuko byubakwa nta nubwo ashaka kugutega amatwi which is bad so ntekereza ko bo abakera niyo mpamvu byorohaga kuba umuntu yashaka buriya ushatse uri muto ariko ufite entourage nziza ntekereza ko bitakunanira hari periode higeze kuba inkuru irashyuhirashya muri kaminuza y'u Rwanda igitora abamisi umukobwa wa Pasteur Antoine Rutayisire yari nduva yari yabaye Miss cyangwa Dauphine ntago nibuka neza yabaye Miss hanyuma inkuru irasohoka ko yatwaye inda y'umukope we icyo gihe I think it was nanjye nganye numvaga bitabaho nshaka ko ndi no mu bantu bavugishije Pasteur kuri telefone mubaza nti none se nk'umubyeyi mugiye kubigenza gute and he was so chill about it ariko ndabyibuka ko nari umwana we ntago namurushaga imyaka myinshi nashaka ko naramurushaga 3 ariko cyangwa 2 ariko nabwo numvaga bitabaho ibyo bintu ari bitangaza akora ubukwe uyu munsi ni umugore urengeje imyaka 10 yubatse sibyo afite urugo rwiza afite abana beza ariko kumureba ngana kuri afite umwana w'imfura w'umwadolescente biba bitangaje ko wagira ngo ni petite sœur sibyo muzarebe kuri YouTube ikiganiro hari round table bakoze barimo by'amakouple papa we arimo nawe nyine atanga igitekerezo iyo wumvise uburyo ise yabatwikiriye nk'urugo ni kimwe mu bintu byatumye urugo rwabo ruba successful sibo bana ba mbere bari bashakanye kubera ko bateranye inda yewe nta nubwo bempoje guterana inda ku bana barababaje bati murashaka iki baravuga ngo twe turashaka gukora ubukwe niko babwiye ababyeyi bati okay ariko n'abana bigaga bari abana bakidepanda ku babyeyi financially amasomo n'ibiki ababyeyi baravuga bati okay murakomeza kwiga turabafasha ABCD kubera ko nta mushahara mufite turabagenera umushahara nyine ababyeyi barabahetse kugeza igihe babaye abana bashobora kuba aba professionnel bajya mu kazi noneho batunga ingo zabo which I don't think ko abantu benshi babasha kubihayariza no kuvuga ngo twebwe twirukanyira gupushinga abana kwimariya
rimwe na rimwe hari ababishyuhira kubera ibindi bibazo, nk'iyo mwumvise mwaratubajije ukuntu haravuga kumva ko arimo arashakira ubuhungiro mu rugo, ariko hari n'abashaka kwimarira kubera ko yashyushye kuko yumva nyine hageze ashaka kwimarira ariko atari tayari. Ariko hari n'abakora ubukwe kubera ko batwise, ni ingo nyinshi zitangira muri urwo rwego. Ariko we nk'umubyeyi uri gushyuhira yuko cyangwa uri kurwana nuko icyo cyasha kikuvaho cy'uko umwana wawe yateye inda atari abana cyangwa yatwaye inda bataragera mu rugo, noneho kugira ngo mubaherekeze mubafashe. I don't think ko Abiela yageze mu rugo ahita agira urugo ruri perfect. Bari abana at the end of the day basanga baravuze bate rero nubwo ibintu twashyushye ibi bintu it's hard, ariko kubera ko bari bafite abantu bashobora kuririra bakabumva without judgment, ibyo bintu byarabafashije kugera uyu munsi aho bageze. Ntekereza rero ko kuri nge Pastor Antoine yabera urugero rwiza ababyeyi benshi, cyangwa se hari n'abandi babyeyi bameze nka we batumye abana babo bagira amahirwe yo kugira ingo ziri successful. Ntabwo ingo zose byanga kubera ko bimariye ari batoya ari uko bakagombye kuba byanga, ahubwo nuko maturité batarayigeraho. Rero niba bimariye kare ni iki mwabafasha kugira ngo iyo maturité bazayigereho, noneho igihe bazaba bari macuwa nabo nibwo bazanasubiza inyuma bakabona ko uruhare rwanyu rwo rwasunitse urugo rwabo. I don't think ko icyo gihe babibonaga ampleur yabyo, ariko uyu munsi barabibona nk'abantu b'imyaka 30 bakavuga bati mana yanjye uru rugo kuba ruri gusazivayivinga rurengeje imyaka 10 ni ukubera ababyeyi bacu. Ibaze iyo babarekura. Uyu munsi twari kumva amasaga menshi ngo barakubitanye barashwanye umwe yavuye mu rugo undi, niko byari kugenda. Ariko none twakwibaza kuko tugomba kureba réalité des choses, uko ngo uko tumeze ubu abantu bafite iyo miryango nk'iya Pasteur Rutayisire nibanga ni bake. iki kintu cyo kwibaza, ese abantu bundi bari kujya uyu munsi abana bafite imyaka 22 yo b'abakobwa 23 n'itanu na mbere yaho n'abandi banimariye mbere yaho bari bafite abo babyeyi. Icyo kintu cyo kwibaza. So niyo mpamvu ngira ngo tugaruke harimo ntekereza ko harimo ingero nyinshi. Hari ibyo ndi bavuga ngo twagakwiye no kwenda tudafite niyo tufite imibare ya divorce berekana, ariko niyo urebye imyaka y'abadivorce ubisanga iri muri 21 up to 30. Abenshi ni ya myaka twavugaga ya maturité. Abenshi bashakana ari wenda ntago nasubije no kumenya kuri ngewe imyaka iri ideal yo gushaka, ntekereza ko iri hejuru ya 25. Ari naho hahandi umuntu ku myaka 25 hari ukuntu wagira ngo hari akantu gahumuka gutya ku maso yawe, ugatangira gutekereza financially, utagira kuvuga atari ko burya ko nkorera amafaranga menshi harya nda savinga. Ntekereza ko nanjye ubwanjye aribwo natangiye gutekereza ikintu cyitwa ngo saving, kugira saving account, kandi nakoze mbere yaho. Ariko nabaga numva amafaranga nyine araza agakora ibintu, nta nubwo nabaga numva nzarwara, sinabaga nzumva hari ikintu cyagenda gute, nabaga numva amafaranga agomba kuza nyine. Noneho ku myaka 25 ngira ngo hari akantu kaza kakavuga atarya gukorera amafaranga menshi urasavinga, hari igihe amafaranga yakoresha iki, hari igihe ufite iki n'iki, hari igihe ugenda ukunuko. Ntekereza ko nyuma y'imyaka 25 hari ukuntu ngiye kugagira nabifashe nk'aho ari agahu kaba kari ku maso gasa nkaho kavaho. Iyo ushatse mbere yaho akenshi ni nayo mpamvu navuze ngo nureba mu mibare myinshi y'abantu badivorce no mu myaka 2 n'amakouple menshi ngira ngo bagiye bashakana, umukobwa afite nka 22 umuhungu afite nka 24, bagatandukana umwe afite nka 27 undi afite nka 24, bakazongera bagasubirana bose bari mu matrentaine, kandi kuri ubu bakaba bubatse urugo rwiza. Wajya kureba ugasanga bo ubwabo baricara bakahiyariza kenshi couple zitandukanye ari ntoya. I swear nyuma y'imyaka myinshi barasubirana, buri wese aragenda akizunguza mu bintu yashakaga kwizunguza mu by'ubwana, kuko nta n'ikindi kenshi bapfa, usanga bapfa gucana inyuma. Niyo urebye umubare munini no kujagarara. Umuhungu kuba yashatse akahita akomeza purapu rwose nk'umuntu utigeze ushaka. Umukobwa kuba gitekereza ariko niyo mugabo nagombaga gushaka, ndi kubona ari umukene, ubuse niwe nashakaga buriya, ndi kubona atari kumake nkuko ukuntu yanyitagaho, ukuntu yankundaga ntabyo agikora, kandi wenda umutipe we yatagiye kuvuga ati ya gukodesha inzu noneho ya 250 ndabona bitavamo, wenda yikodeshereza 100 abana na bagenzi be. Ubu yatangiye gutangira gukodesha inzu y'250 ari we wenyine, akahita avuga ati ntago nzongera kureba umupira noneho nabandi sinzongeye kuyabura. Ibyo bintu byose bikaza kujya mu mutwe, bagashwana bagatukana, ntago ari uko baba bangana. Nakoze analyse zanjye ku bantu nzi, sanga abantu bimariye ari batoya mu gutandukana ntago ari uko baba bangana,
ahubwo ni misunderstanding na pressure ni misunderstanding, miscommunication, na immaturity. financial pressure also hari n'abatari bagize financial, hari n'abo nzi umukobwa yari afite akazi keza n'umugabo afite akazi keza, ahubwo umutipe yakomeje kubaho nk'umusiribateri akajya ahora yisohokera pura samedi mu gitondo akahita aba yagiye kuri muhazi hehe hose atitaye ngo umugore aratwite. Umugore bigeze aravuga ati ariko rero narimariye njyewe nta mugabo mfite mu rugo rwanjye. Umugore ahita avuga tuzi n'ibindi, nanjye ndi umwana w'i Kigali nawe abanyuze hari aremye ikigare cye, aremye ikigare cye, umugabo yanyuraga aha umugore anyura aha, umwana agasigarana n'umukozi. Icyo gihe bari bafite umwana umwe. Byageze aho biranga ibyo bintu guhura biranga, umwe develop burara n'undi develop ubundi burara, so couple irasenyuka. Nyuma baje kuza kongera gusubirana nyine ari bakuru, bose yivuruguta mu bye. Bageze aho baravuga ati ariko harya kuki twasenye ko numva nkeneye kunkuze noneho nkeneye kugira urugo, we bimeze bite? Barongera barasubira barongera barimariya nyine nyandi bakora ngo ni kongera kunoza amasezerano neza. So nibyo muvuga ngo abenshi uzasanga immaturity ari kimwe mu bintu bya mbere bituma basenya. Suko baba banganye kuvuga ngo ntawe ndumva muri iyo myaka avuga ngo sha ngo kanaka ngo yaranyanze ngo bigera n'ahantu ashaka kunyica. Oya, ubusanga ari twa tuntu twagurike, ya pressure y'amafaranga wavugaga badafite, ya immaturity yo kuvuga ngo eske navuye mu cyiciro kimwe nagiye mu kindi harya nta numwe ubizi, ese ndashaka kubaho rwa rukundo rwa basinderera tureba rwa Prince Charmant, eske niyo realite mfite? No, ntagashaka kureba realite. We aracyari kumva ko umuntu bakundana uko yabitekerezaga mu bishasha ariko bigomba kugenda, kandi ntago ariko bimeze nyine iyo umuntu ageze mu rugo. So na ya accompagnement twavugaga ninde ubaherekeje, nta numwe. Abana baragenda bakajya kuba hariya bonyine. Ababyeyi nabo bibereye muri struggle zabo, baracyarwana n'ibyabo, kubera ko buri yo muntu ushingiye umwana w'imyaka 20 hari igihe usanga afite barumuna be batoye, agakomeza nyine kurera babandi batoye, akavuga ati buriya yakuze. Iyo umuntu yashatse yakuze, na Minerva ntayongera kumutangira, ahubwo umugabo atangira kujya ku gatsitsi ko kuvuga ngo Minerva yuriya ndabyishyura gute ko nishyurira iryanjye ngomba no kwishyura. Kandi ako kantu kabaho. Umuntu w'umubyeyi ufite n'ubushobozi ushingiye umwana w'imyaka 21, umushingiye umuhungu w'imyaka 23, ukumva ko uwo muhungu w'imyaka 23 ari ugomba kumwishyurira kaminuza. Ariko se nanone wakwibaza washingira umukobwa w'imyaka 21 kijya muri kaminuza ugakomeza ukamwishyurira, nukubera iki se? Kuki utakomeza kumwishyurira? Indi muntu umuntu ashatse afite ubushobozi bwo kumwishyurira. Niyo mpamvu rango tugaruka wese arakora ngo yishyurire. Oya, njye ntekereza ko aho ngaho niho ho kwibaza yuko umwana nyine atari cyo cyiciro cyo gushaka, malgré yuko age ihari, sibyo se? Kwa ko kujya gutunga ingo 2-3 uri umubyeyi nayo ni burden, ni ikintu kiremereye cyane. Niyo mpamvu n'iyi topic twayikozeho, imyaka ubundi yo gushaka yagombye kuba iyihe ku mwana w'umukobwa. Kuko niba ujya kwimara ufite 21 ukijya muri kaminuza uracyari umwana, sibyo se? Ariko reka nkubwire ngewe ikintu nemera, sibyo? Iyo point ndayemera, ariko nanone sintekereza yuko niba ngewe ku giti cyanjye, reka tuvuge uri gutekereza ko ugomba abana bawe basiko kubigisha mpaka barangije kaminuza, and you are planning for that, we are all planning for that. Uyu munsi ntabwo kubera yuko umukobwa wanjye God forbid ariko abyutsa akabikora, sibyo? Narateganyije ayo mafaranga, ntabwo ndi bureke kuyakomeza kuyishyura kubera ko ageze mu rugo, sibyo? Ni urugero, kuko iyo plan irahari. Kereka iyo plan idahari, niba umwana wanjye yigaga ntabwo ndi bumucikiriza amashuri kandi ayo mafaranga n'ubwo bushobozi bwari buhari, n'urugero ndi kuguha. Ahubwo ntekereza ko ikindi kintu kijya gikomera kinatuma ibintu bipfa, wari ukomoje ku kintu cyo gutwita. Hari abana bimarira batafite inda, sibyo? Ariko akahita yumva kubera ko n'abandi batwita bakagombye kwita bihutira gutwita, cyangwa bagiye batwite. Aho kugira ngo umwana wa mbere bamuhereze space, bavuge bati reka twiha akanya duhumeke turebe ibyo turimo, ukabona badometsemo n'uwa kabiri n'uwa gatatu, hanyuma ntago baramenya ibyo barimo. Ariko uzarebe za couple zimari ari batoya barateranye inda bakihereza nk'imyaka 5, bakazongera gutwita nk'umwana wa mbere ari nko muri primaire mu wa mbere cyangwa ariko babyara, usanga kenshi baramaze kugira stabilité, mbese basa naho bashyize ibirenge hasi, hari ukuntu amaso yabo yahumutse. Ariko ntekereza ko age ya mariage nubwo nemera ko ari 25, niba umwana yimariye afite 21 wamwishyuriraga ishuri, ubwo bushobozi bwari buhari, none se ubundi urayashyira waretse akagraduatinga wenda
icyo ntekereza udashobora gukora ntabwo ushinzwe kubahahira sibyo ntabwo ushinzwe kumenya ngo umuriro wabo uri hehe ushobora gusanga ibyo ngibyo umugabo yabikoraga ariko kubera ko ashatswe n'umugabo ntabwo uhita uvuga uti mugabo rero yaragejeje mu wa kabiri ubwo mu wa gatatu no mu wa kane niwe ugomba gusa kwishyura mariage n'ikivuga handover nemera yuko uhandoringa uwo mwana wawe kurekera umubyeyi kubera yuko umwana umubyeyi cyucyu ariko umuntu najya muri urwo rugo iyo vision ari umufitiye ko yatahaga mukayiganira aracyayifite kuko abana benshi bamaze kwimariya na kaminuza bari twabaga turi kumwe twigana yabaga afite bourse yarimariyaga akaba ariwe wikura mu ishuri na bourse ya leta arayifite ni credit azayishyura abantu bakomezaga kwiga most of the time murabizi ni abagabo abagore bahitaga bajya mu mago ariko njye nemera yuko buriya nubwo tuvuga ngo nanjye nemera ko bibaye l'idéal ubundi yakagumya kuba 25 kuzamura kubera ko wigeze no kubivuga ni naho nabimenye bino byo kuvuga ngo lobe frontale y'umuntu niho imaze kuba developer bivuze ngo nta muntu upfa kukujyana aho ashaka igihe cyose utabigizemo ubushake ariko nanone ni nko ngo umwana arivukira njye nemera yuko mariage c'est une vocation ni umuhamagaro bivuze ngo nanone ntabwo twabigira formule ngo uvuge ngo washatse guhera kuri 25 ngo uzabana neza n'umugabo cyangwa n'umugore wawe ngo nibyo bizatuma murambana njye nemera yuko burya iyo babiri babashije guhuza na ya miscommunication ntibeho peu importe l'âge mwimariyeho umaze no kuduha urugero rwa bien sûr yagize support ya famille ariko nabo babishyizemo ubushake iyo bataza kubishaka ngo bavuga bati twihiyemeje kubana akaramata baratandukanye so bivuze ngo burya ushobora no kuba tushobora gushyiraho niyo twavuga imyaka 30 niyo twavuga imyaka 40 ariko igihe cyose umuntu wubwiwe atazi ikimujyanye muri rwa rugo ntabwo bizakunda nashaka bafite 40 naze nta bantu tuzi bimariye bakuze ariko bari divorce ubu ngubu bivuze ngo noze mariage aho ikibazo cyaje kuba ni iki tujya mu rushako twigana tujya mu rushako kubera ko twatwise tujya mu rushako kubera ko ubona kuriya muntu azagufasha financially ujya mu rushako like les raisons impamvu zituma abantu bimariya sizo zanyaza ubundi kuko nkuko duhora tubyumva ngo ni umuhamagaro bivuze ngo ni ikintu waremewe kujyamo ni ikintu wahamagariwe gukora ariko se twese ndiko twahamagariwe gushaka reka duhere naho ngaho eske twese twaremewe kuba abagabo n'abagore bakanaka eske twese niba ntabaye umubikira cyangwa umupadiri mu idini rya gatolika baguha imihamagaro ibiri soit wihebera Imana cyangwa se ugashaka ariko nta yindi vocation ishobora kubaho yo kuba waba célibataire à vie ariko bitewe n'amahitamo yawe twajyaga tubita ngo kandi abantu tukabikubahira usanga ababikira babaga batashaka twabitaga ngo iki abakobwa bamusenyera batashakaga ariko nawe yabaga ari vocation yabaga ari vocation noneho ugasanga muzarebe n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo gushaka nge naje gusanga hari n'igihe dukurikiza pression sociale y'abantu ugasanga hari n'ubwo ushobora kuba nta na gahunda wari ufite yo guhita ubyara nk'ibyo cyuzuye yaravuze ugasanga ntabwo wari ufite gahunda yo kuba wabyara ako kanya mukimariye ariko ntiyamaze gatatu abantu batangiye kuvuga ngo se ngo kana ngo kari hehe ngo muzabyara ryari ugasanga mwahoze mubona sinzi niba mwarabibonye Nyampinga Miss Naomi mwabonye pression amaze iminsi abantu bamushyiraho bamwishyuza inda bamutega iminsi ngo kudatwita like ugasanga mwebwe babiri mwapanze gahunda zanyu muzi ko wenda nitumara kwimarira ntabwo turi gushaka guhita tubyara aka kanya reka twihe imyaka 5 ingahe ariko kumva hanze ahangaha ngo byarabananiye ngo byaranze reka dukureho ko bashobora kuba hari nk'ikibazo bahuye nacyo yimariya deja abantu bavugaga ngo yimariya ari uruhinja iki mushaka noneho ko itarenzaho urundi ruhinja bivuze ngo nyine ni amahitamo yawe wowe uhisemo gushaka ese ushatse kuko koko wahamagariwe kuba umugore wa kanaka cyangwa ushatse kubera ko just urashaka gushaka kopine Aisa yamaze gukora ubukwe nanjye ngome nkurikireho ugasanga ntabwo impamvu iyo ushubije amaso abo bana bose tujya dusoma muri mwaratubajije swat aba yaratewe inda imburagihe swat ni just nyine kubera ko bya bindi by'iki gihe amafoto meza yaryoshye akimariya ni umugabo mukuru muruta we akabijyamo kubera ko ya lobe frontale ye ntabwira aba develope usanga kenshi ni impamvu zitari mu by'ukuri nzima
zagakwiriye gushingirwaho uvuga ngo urimariye. Aho ni naho hari impamvu ikomeye cyane. Iyi mibare nahoze ndeba niba ari mu Bwongereza bo bari kuri 70% by'amadivorce. Ntabwo nzi range niba ari hagati y'imyaka turi kuvuga cyangwa iki, ariko urumva ko ari to iri hejuru. Bivuze ngo natwe ushobora gusanga turi muri iyo kategori kabisa, kuko ni ibintu byeze bimaze igihe, ukibaza ngo kubera iki umuntu yimariye akunze mugenzi we ntibamarane kabiri. Jewe ndacyakomeza kubishimangira Michel, nubwo nemera ko abantu bose nyine wa mugani wabivuze ko gushaka ari umuhamagaro, ariko ni nayo mpamvu nza kuza gukomeza gushimangira ba bantu babiri barakuze mu mutwe wo gushaka. Rega urushaka ratwe tururimo n'aka kanya uba wicara ku myaka 30 ukavuga ibi bintu harya ni ibiki, harya ndabigenza, harya ibi bintu babigenza gute. Ari nacyo twavuze ngo abenshi mu bantu bafite imyaka mikeya babashije kubishobora, bagize akompanyoma pe. Ntago nari nabona couple yashakanye ifite 20 bambe 21 22 batakubwira ko hari abantu babaherekeje, kubera ko byonyine nibyo ndi kukubwira ngo nureba ku isi yose ukareba dukurikije cyangwa se tufate twebwe histoire yacu na background yacu, uzasanga ubuzima twese bwacu nimba dufite imyaka 20 tumeze nk'abantu batekereza ibintu bimwe. Nimba turi abantu bo mu cyaro dutekereza kimwe, nimba turi abantu bo mu mujyi dutekereza kimwe, tubaho kimwe, usanga ibyifuzo byanjye ari byo byawe. Noneho tukajya hariya tugashakana tudafite umuntu mukuru uri buduherekeze. Ayiso ya Michel niho handi usanga abana, njye mbibona nkunda kureba ibiganiro byo kuri YouTube buriya cyane, ugasanga umwana araje akakubwira ukuntu nyine yashakanye na mugenzi we kubera ibisheshe by'urukundo, umva naramukundaga cyane, mbiki byese ngo turavuga ngo dutangire ubuzima ngo nta nicyo tuzabura, no hasi ndaharyama byende byamakoni koshwa. Noneho nawe baza utarashaka nawe hasi ntiyigeze aharyama, urumva. So noneho abana bakaza bakitonda, bakaza bagashaka ababyeyi bakabashyigikira. Nibyo nakubwiraga, ababyeyi bakaza kambara amakote, bakambara ibyo byose, abagize impano none ngo utatwaye inda. Noneho yarangiza abana akaza bakaza hano bakajya mu nzu, amezi menshi n'abiri bayibamo, randi roda bayabasohoyemo. Uri kubyumva? Kuko n'ubushobozi bwo kwishyura yanzu ntabwo bafite. Abana bagaceceka ngo famiye zitabacishamo ijisho, bakagurisha ibintu byose byo mu nzu. Kandi wagurisha bari kugura iki? Bari kugura pizza. Hari uyu nigeze kumva bamwe ngo naricaraga nkakombura pizza ngo nkumva ndashaka kujya iwacu. Yarabivugaga mu nkuru ati nkumva nakwisubira nko mu rugo nkajya nigurira pizza, sibyo? Kubera iki? Amafaranga yakoreraga yabashaga kwiguramo pizza, akisohokana, akinywera ka baboti, nta renti yishyura, nta kintu na kimwe. Ubu noneho amafaranga akorera arayazana no mu rugo no kwishyura randi road bikanga, kugura ubunyobwa n'intoryi na karoti nabyo bikanga. So umwana agatangira kureva iwabo no gukumbura iwabo, bagatangira gushwana na wa mugenzi we. Niwe uwo mukobwa yamabwira Sabe, aramubwira ati ngewe n'uyu munsi mbonye umugabo wanjye nuko namubuze, nagakwiye kuba mwereka ko twari abana, nagakwiye kuba mwereka ko nyine ibintu twese twabaga dutekereza ari ibintu by'ubwana. Aracyamukunda, barakundanaga. Ati kubera ko icyo twapfuye twabaga dupfa amafaranga, kubera ko nayaguze pizza, we yashakaga ko dukora ibi ngibi, nawe akayafata akajya kureba umupira, nanjye nashaka ko tugura umunyu, nashaka ko tugura ibiki byose. Ugasanga rero igihe cyose nta kompanyuma, abantu bakiri batoya Michel, financially ntacyo baba bafite. Christelle yabivuze, baba bakiri mu ishuri bari kwiga, abandi nibwo bakirangiza kariyeri, baracyari junior, barakira abakozi bari junior fresh from university, abahembwa amafaranga make yaba ari mu junior mu kazi kose yaba agiyemo, kireka wenda ugize amahirwe akajya gukora muri company yiwabo cyangwa se ahantu wenda bitewe n'ahavuye kwiga bakamuzana nk'umu expert. Abo ni bakeya, ariko nufata umubare munini bose baba bakiri junior, baba bishakisha. Noneho en plus ya maturité, est-ce que noneho wa mugani yapiza ko yajyaga yirya iwabo bayimuguriye, atangiye kubona 200 ngo yigurire, ahise ashaka. Kandi aracyashaka kurya pizza, aracyashaka kujya kuri muhazi kurya kabrushete n'agafika hariya, akahita akubitamo umwana. Bya bindi wavugaga, umwana aje mpampa ya buri munsi, ya buri cyumweru. Niho handi umwana w'umuhungu ari n'ikindi kiganiro nabonye, umuhungu we yaramutaye mu nzu, yaramubwiye waba umukobwa hari mu burasirazuba, umuhungu ikubi Kigali biramunanira, abona akazi kuri Nyirangarama, aramubwiye ngo naze bajye kubira Rurindo. Bajya kubira Rurindo mu nzu itarimo ikintu na kimwe, n'abana bose. Noneho arangije umuhungu ngo byageze aho amera nk'umuntu w'umusazi. Umukobwa yabyaye n'ibiki byose, noneho arimutse n'akazi yari afite kamuha udufaranga duke kararekeye. Umuhungu ngarasara, ngarabyuka mu gitondo ngaramwe ngo sheri, ngo wazinze ibintu byawe ukajya iwanyu.
undi arambwira ati njye ntabwo nagenda narashatse inzu yayimutayemo umukobwa nyuma nyine yasubiye iwabo yayimutayemo ananirwa kwishyura. umukobwa yiyumvaga ashaka kubaka byandi wavugaga by'umuntu ushaka kubaka akemera no hasi akaharyama kandi iwabo ntacyo babuze, ariko umuhungu ayimutamo. Aragenda, umukobwa inzara igiye kumwicira mu nzu, azinga varize atwara umwana asubira iwabo. Niyo mpamvu mvuga ngo umuntu dushaka akashaka ahereye he? Kera ndabikunda ko bavugaga ko abantu bagomba kubakira abana. Ubu bantu baracyubakira abana? bose bariyubakiye mbere yo Oya, kubakira abana. n'inka batanga ziba ari ibihimbano na za nka zo kuvuga ngo muherekeze, ariko byo mu bukwe kenshi usanga abantu basigaye batanga inka z'umwuka tu. ahubwo ngewe ndi no kujya kuri extreme yo kuvuga ngo n'imyaka 25 ntekereza ko ari mike. Impamvu ntekereza ko ari mike ni iyi, ni ukuvuga ngo tugeze mu gihe ntekereza ko igihe cyose umukobwa gifite imyaka 25 nimba yarize neza, bivuze ngo kameme twese dusigaye tujya mu ishuri. Niyo utagiye mu ishuri navuga ngo nawe ushaka kwiga, mudugudu aba yakujyanye. Yego. So nukurikiza ko umwana yize akarangiza, bivuze ngo narangiza kare ni 22-23. Ese ararangiza itabona icyo akora, yaba ari akazi yaba ari business ye. So bivuze ngo azakeneye indi myaka nk'ibiri-itatu yo kuba hyper focus mu gushaka ubuzima. Yego, mu buzima bwe rwose, yaba ari business ari gukora, yaba ari kwishakisha. Ubwo myaka iraba nk'indi 3-4. Impamvu ngaruka ku bana, ku bakobwa ko bagombye gushaka bafite imyaka iri hejuru ya 25. Ngiye ubwo ndi kuri 28-30. Ndi ku myaka 30. Iyo yaba myiza kabisa. Ndi kuvuga ku myaka 30 kubera yuko iyo umukobwa agiye kwimariya cyangwa se agiye gushaka, ntabwo ngo nibyo nivuga, umukobwa wese yagiye gushaka, sibyo azajya gushaka umuntu atari uko amukeneye. Ndashaka ko dutandukanya need na want. Ntabwo ugiye gushaka umuntu kubera yuko ari bwo buhungiro bwawe. Yego. Sibwo se? Ntabwo ugiye gushaka umuntu kubera ko uwo ari muntu impuhwe umufite, ari ubuhungiro, ari impuhwe yakugiriye. Sibyo? Ikindi umaze no kubona valeur yawe, kuko akenshi ntabwo ndi wa muntu ngiye wemera yuko umuntu ajya muri miroir akavuga ngo I'm so confident, I'm so beautiful, ntabwo bikora. Ugira icyizere kuko wakoze ikintu kikanga, ukongera ukagikora. So bivuze ngo n'uwagize ya experience yo kujya mu kazi cyangwa washinze business ikanga, ejo ugashinga indi ugakora, uzabona ko ari ikintu ushoboye mu buzima. So igihe cyose umenya ko ari ikintu ushoboye, ubuzi ko ari valeur yawe runaka ufite. Bivuze ngo byo tuvuga, abagabo bo akenshi abazi icyo ashaka. So nibura kuri iyo myaka uzaba umaze kumenya ushoboye iki, urashaka iki. Uwo muntu ugiye no gushaka ni want, ni umuntu wifuza. Ntabwo ari umuntu ushaka yuko kuko waraye hanze, kuko umubyeyi yakubwiye yuko nudashaka ugomba kurara mu muhanda. Sibyo kuba ko abana benshi, niba ari umwana ufite imyaka 25 uyu munsi cyangwa 24 bari kwimariya, muraza kubibona trend ihari, ni abana bato beza pe, beza cyane. Ugasanga amaze nk'umwaka umwe mu kazi, agiye kwimariya, akoze ubukwe bwa 30M. 30M ntabwo ashaka kuzafodinga. So bivuze either ni family gusponsoriza ubwo bukwe cyangwa ni umugabo bagiye kubana. Bivuze ngo nawe ugiye kubana n'umuntu uri hyper dependent. Nuvuga ngo ari wa muntu utezeho ABCDEF. Umuntu mutezeho ABCDEF biragoye kugira ngo nazana n'igitekerezo kitari cyo uzamubwiye ngo ariko iki gitekerezo sheri ntabwo cyaba ari cyo. Kubera ko n'umuhamagaro tuvuga no mu bihaye Imana nk'ama communauté yose religieux, hari imyaka batakwemera. Iyo ufite munsi ya 18 ans bakwemera. Niyo bakwemeye, urabizi ko utambara voile, wambara voile. Wambara voile ugeze imyaka 20 n'ingahe, nk'aba nabo bakaralise bafungirana, hari imyaka runaka utaragiye ntabwo bakwemera kwinjiramo. Bavuga ngo uyu muntu nagira mano marigre ko ari umuhamagara, azadeprime, afite ubushobozi bwo kwakira buno buzima, cyangwa azabyuka yikubita agenda. So neza ko n'urugo rwagombye kuba gutyo. Yego umwana yakunze, yego umwana w'umukobwa wakunze, yego urumva ko umugabo ari we karamata n'ubuzima bwose, ariko se ndi kwibaza, ariko yaba nanjye kuvuga yaba abakobwa bamenyaga abo mariage yungukira ntago bashaka vuba. Erega twarezwe dutozwa yuko mariage twungukira muribuka yuko basabana bivuga cyane mariage ikungukira ku mugore. Abagabo bashatse bararamba, ariko abagore bashatse ntibaramba. Abagore bari single bararamba, ariko abagabo
bari singo ntibaramba. ubwo aho tugerageza n'abagore bari mariye bararamba ariko baramba mu buryo barwara butatu. indwara nyinshi Ni ukuvuga ngo umugore kugira ngo urugo akure hari inyungu eshatu Christelle yagiye kuvuga z'umugore mu bagore. twagiye tuzumva. Ni urugo ruguha amahoro, Yego, peace. aho sava. Urugo ruguha peace bivuga ko ugomba kuba uri babantu bashyira amaboko mu mufuka bita ngo iki Bangirutse. kwa kundi ajya ava ngo umuntu ashyira amaboko mu mufuka bakabyoroshya se uri umusongarere yego kugira ngo ugire peace ubwo ni umusongare. Aha, okay. Urundi rugo rushobora kuba ruguhereza ku buryo buri finance bukuzamura kuko turabizi ko umuntu ajya bimwungukira umugore kuko turabizi ko hari igihe uba uri muri stade ya nyuma ugahita ukimara urugero Georgiana yari mu nyungu yari umunyungu. iyo ni iya kabiri. Indi ya gatatu either hari plaisir sexuel ukuramo, so bivuze ngo nimba muri ibyo bintu bitatu sexuel abasanzwe yigira no hanze amaya oya bivuze ko ngo ntayo yagiraga bivuze ngo muri ibyo bintu akaba yajya bitatu gushaka se ubwo ntago nimba ntayo yagiraga nta plaisir abari isugi nanye ni kuvuga na plaisir ngo ni isugi. Ushobora kuba hari umuntu uba mu rugo akabihirwa muri izo ntuzo zose ukoresha. so bivuze ngo wagombye kugira nibura inyungu yawe ako kantu swat ni financially wenda hari akantu kakujyanyeyo cyangwa biraguha amahoro ujye wituriza ubona ibintu ku meza bigushyikira sibyo kuko umuntu wundi ateka in control cyangwa se n'umuntu ugufasha kwishima mu buryo bw'umubiri. ariko ibyo ntibiramba ibyo bintu ntabwo biramba kubera ko majorite yabyo ntabwo iramba. Ubundi ikintu uravuze ni cyiza ikintu Christelle yari yavuze ni cyiza and it's very important ko abakobwa biga kukimenya. N'uyu munsi hari abantu benshi wabaza ukamubwira uti uyu munsi ufite ubushobozi bwo kurya ukaryama utari buvuge ngo ndarara hehe ndambara iki ndivuza gute iwacu barabaho gute bya bibazo byose bijyanye n'amafaranga bivuyeho amafaranga atakiri ikibazo wagenda muri uru rugo aka kanya yakubwira ati njya hehe njya gukora iki. Ni ukuvuga ngo umunsi urugo rutabaye ubuhungiro kuri wowe ari amahitamo wakoze kubera ko uyu muntu uri kubona ko mugomba kujyana ubundi burya nibwo uba wagiye neza. N'abantu bubatse ari batoya muri iyo sense bakanaherekezwa bagira ingo nziza. Sinzi niba wibuka wa muntu twakoranaga w'Imari afite 21 wari umwana mutoya yari akiri umunyeshuri. Ngewe n'umwe mu bantu ntigeze mpangayikira kuko ari kumbwira histoire y'umufiancé we icyo gihe bumvaga nyine ari abana bahuriye kuri eglise famille zisanzwe ziziranye wagira ngo barakuranye ariko nyine noneho basa naho bari guconnecta nk'aba adulte noneho birenze sentiments z'abadolescent kandi bubatse neza. I think bimariye 2017 sibyo bavuga ngo bamaze imyaka 9 ariko kimwe mu bintu birinze no kuba baretse kubyara kugira ngo babyeyi ejo bundi imfura yabo ejo bundi umugore afite 27 atari n'umunani. Ntekereza ko byabafashije kubanza kubaka agafoye kabo niba hari utuntu tutameze neza niba bararetse umugore yubaka kariyeri arabanza arayifatisha ama certification arayashaka muri finance ameze neza. Umugabo nawe aragenda yubaka kariyeri mbese barabanza barisuganya bo nka couple nk'inshuti noneho uyu munsi bafite agafoye kari mu mwana ufite amahoro nyine uri kubona ko yaje muri foye yabanje kureka ibintu by'akaduruvayo birashira baratuza ariko most importantly n'ababyeyi baraherekeje. Ariko ntekereza ko ntabwo bimariye muri need nta need bari bafite kuvuga ngo ndapfuye nintajya muri uru rugo. Bari bafite amahoro iwabo mu babyeyi babo ariko naho bari bagiye mu gafoye karimo amahoro. Ntekereza ko c'est très important surtout ku mukobwa kwimaria kubera ko utabona uwo muntu nk'amakiriro kugira ngo uzafate ibyo aguhaye byose. Buriya ubwo twigeze gukora ku kiganiro cyo kwicuruza ubundi buryo bwo kwicuruza ni ukwimarira kuko akenshi ntabwo wimariya n'uwushaka wimariya n'uhari kubera ko ubona ko umukeneye. Ariko iyo umariye n'umuntu ushaka ukavuga uti uyu muhisemo niyo yaba atajyanye n'uko twe tubitekereza tukavuga tuti kari akagabo kawe ni kabi uriya mugabo ntago ajyanye ariko twareba ni hahandi sosiyete yibaza ese uriya mugabo amushakiye iki amafaranga nawe arayafite statut nawe arayifite en fait yakagombye kuba yahisemo muri ABCD ariko ntago yabahisemo. Ni hahandi niyo yaba ari umugabo w'umuhehesi avuga ati ngewe uriya muntu simufata
sinshobora kwihanganira ibingibi n'ibi hari umuntu mfata neza ibyo nakagombye kwihanganira muri uru rugo simbikeneye kuko nanjye ubwanjye ndabyiye icyo gihe uba wubatse neza niyo wakuba kuri umwana warabashije kubaka kariyeri bigenda neza ariko burya akenshi abantu bubaka ari batoya ni need yabo cyangwa yo gutabara iwabo kuko ikintu cya mbere tubona tukabona igishahuro bagiteye ku nzu iwabo baraje babakiye salo babashyiriyemo parafo ntayo bigeze bagira barakorotiye ntabyo mbese abaye amakiriro y'iwabo n'impamvu yo kuba iwabo batera imbere minervare y'iwabo niwe iri buturukeho kuba mama wabona imiti ya hypertension ni ukubera ko umugabo we yayitanze icyo gihe rero iyo ibyo bintu byose bivuyeho ukavuga uti iyi equation ntayirimo uyu mugabo adahari n'ubundi nabaho aho ngaho kuri ngewe at least uba ufite amahirwe 60% yuko ibyo bintu biri bugende neza kuko uba ushobora kujyayo ubishaka n'ubundi uwo mugabo ugasanga ntacyo bimubwiye bigapfa urugo ni urwa babiri ariko iyo byibura hatarimo kuvuga ngo I need this person to survive hari ikintu kinini burya wakuyemo mu kinyarwanda no gutandukanya gushaka no gukenera kandi abenshi baba ngo nkeneye umugabo imyaka irasize abo bango ndashaka umugabo nuvuga ngo nkeneye umugabo uvuge ngo ndashaka aho ngaho byatandukana badukurikiye bose hari ikintu bakuyemura dushake ntidukenere ikindi kandi nyine tubanze ngewe nongere nkongereho Christelle yakabuze reka nkashimangire tubanze twiyubake mbere yo gushaka kubaka ako ngaho ikindi ibitekerezo dufite nuko dufite imyaka ntekereza ko muri iyo myaka 21 nabyo dufite imyaka ariko njyewe icyo gihe n'ubundi numvaga naba child bride kuko proposal gushaka oya numvaga nimariye kuri iyo myaka naba ndi uruhinja rushingiwe ku ngufu numvaga naba nanjye ntagiye n'umwana w'imyaka 15 niyo umuntu nabonaga yimariye navuga ni allo mukomeze za allo mudereza comments zanyu ngo bimeze gute mwebwe murumva imyaka yo gushakira ukurikije ubuzima uko bumeze uko ubuzima buhenze essence aho igeze murabizi amazi ukabura murabizi ibintu byose nta muntu ukigera munsi y'urugo ngo ajya gukuramo akajumba n'igiki urumva imyaka y'umukobwa yagombye gushakira ubundi yagombye kuba ari iyi ikiganiro n'ishya mwakoze refi nawe wakoze utaha gahunda ni bye bye